Hello guys, nizere ko meze neza. Nongeye kubasuhuza, ndashaka ko uyu munsi tuganira ku modoka yitwa Kia Sorento 2015. Abantu benshi barazimbaza, reka mbereke ibyayo tuyiganireho. Imodoka ya Kia Sorento 2015, ruku yayo no kwisa. Ni imodoka y'imyanya 7. Imeze gutya dore kwisa. Nyuma nuko hasa naho, reka tujye mu imbere turebe ko nisa hose. Iyi modoka mu Kia Sorento tuzifite muri Dubai Port. Iyi modoka turegurisha miliyoni 23. Iyi modoka 2015. Ni imodoka ifite ama option menshi, reka tuganire ku ingenzi ifingi ifite ndazigenda mbereka byose. Iyi modoka vola yayo nuko imeze, ifite ama option voice recognition, ushobora guconnecta telefone unyurize hano mu gihe uconnecte wajya witabiraho cyangwa se ukanakupa. Ikindi ifite cruise ni gihe ushaka gusetinga speed runaka ugenderaho ukava kuri accelerateur, imodoka igena kuri speed wa setinzeho. Iyi modoka irabigira birakunda. Review yayo nuko imeze. Iyi ni radio isanzwe iva Korea. Iyo screen yayo nuko iza. Iyo ushaka ushobora kuyikuramo ugashyiramo Android screen kugira ngo ujye connecta YouTube. Iyi ngiyi yakora ibindi byose ariko ntabwo ya connecta kuri YouTube. Ibyo ari byose wabikora, ucomeka flash disk kandi ufite umwanya wa connectaho uga displayinga amashusho wavuye kuri flash disk ariko ntabwo connectinga ngo playing YouTube. YouTube cyane ko gukoresha telefone igakoresha Bluetooth ukajya umva sound yayo, ariko ukeneye ku displayinga umuziki hariya muri screen uvuye kuri YouTube ushyiramo Android screen. Ibi zino option zisanzwe z'ama kubroka central lock, ahantu ubrokera ibirahuri kubizamura cyangwa kubimanura, ahantu izi ni side mirror ushaka kuyihindukiza ngo yikunje cyangwa yisubize inyuma. Iyi retrovisor ya side y'iburyo n'ibumoso niho zikontrolera wagize left. Retrovisor ushobora guhitamo aho ushaka kuyikoreshereza, right uhitamo hano. Ndazi kugenda bibereka mu zindi video zikurikiraho. Ndashaka ko dukora video nyinshi zazaye mu modoka kugira mugende mureba. Icyo nari nshakaga cyane no kugira mbereke iyi Kia Sorento, mbereke option zayo, mbereke imyanya yayo. Izo modoka zigira imyanya 7. Rwose kandi zijya zizana 5 ariko ni gake. Abagenzi b'inyuma bicara hano, murabona imodoka yisanzuye. Ushaka kuryamisha intebe uzamuraka. Hari gishobora kuryamisha ushaka ko iyi yose ba butu mu gihe ukeneye gutwara ibintu byinshi. Kamere ko bimeze hano. Uzamuye butu, murabona yaryamye. Iyi neyo wayiryamisha uciye hara kuri side yo hirya igahinduka butu yose kugera hariya. Ariko mu gihe ukeneye gutwara abantu, izi ntebe z'inyuma nazo urazizamura kujya utwaramo abantu 7. Iyi modoka iba itwara abantu bari ushobora kudiringa ni ibintu bisanzwe, ntabwo kudiringa wavugana assurance yabaye assurance y'abantu 8 nabyemera. Izi modoka iyo wayihisemo kuyigura ukayikoresha hano muri Kigali, ni imodoka nziza no mu ntara ziri kugenda zikora cyane ko nk'ibijyanye na spare parts izi modoka zaraje ziri hari Kigali. Ubu ntabwo bafite imodoka nk'iyi ngo ugire ikibazo cya spare. Ikindi ubwo tuganire kuri iyi modoka, okay, ibintu byose mwagiye mubibona hano. Iyi modoka yambara ipine yo kuva ama size yambara 17, 18, 19 biterwa na size waba wahisemo. Nta kibazo kijyanye n'ipine, none binabwiraga kuryama iryamira hano. Mu gihe ukeneye butu babagenzi inyuma ne hano bicara. Muri make ni ibingibi kuri iyi modoka ya Kia Sorento 2015. Murakoze cyane, mukeneye andi makuru mwamvugisha inbox, ama comments nkazibona nabasubiza. Ikindi ndabasaba subscribe kuri my channel. Murakoze cyane.